uyu mwaka twatangiye 2022 n'umwaka wo kwihambira ku bagabo n'umwaka wo kubihambiraho nawe mukobwa umusore agutereta akagusaba kujya kumusura genda n'ivarisi n'ibintu byawe byose babitwaye nuveyo wihambire. Ikindi cya kabiri ku bagore rwose ku badamu muraho ibintu byo kwahukana nago bigezweho mubirekere ba mama banyu nibo bahukanaga ariko uyu mwaka naga n'umwaka wo kwahukana n'umwaka wo kwihambira. Mutwihambiraho mute ubu twabafashemo ingamba muzajya muza kudusura dukodesha amageto aba ariyo mudusuriramo nukwama tugutemo twigendera. Gahunda niyo ngiyo abakobwa twarabamenye kuko Imana imeze nk'amakara ntabwo muzanywe n'urukundo muba muje gufata abantu ngusiga muri geto ubona ari nziza nawe uyiyishyurira njye narigendeye ngo ntago muzahukana gute mutazahukana nitubanira mu ikode muzarimamo mutishe se tutwaragiye ntabwo nawe narari imyumbati ngo nanirwe n'umuceri ibyo ni ibintu byoroshye ntimukadukangisha.